ahubwo iyo uri umuntu umwe wibana birakoroherana mu buzima. Yego. Birakorohera umuntu akakuvuga ati ngwino unsure ukarya ubwo birangiriye aho. Nta wundi uraguseteresa ku ruhande. Ubwo nuko utaba wijyamire aheza Imana irongera igira ikikora. Uri wenyine. Ako kantu ihangane wongera ugasubiremo, hari ikintu kafasha abantu bamwe na bamwe. Akahe? Akuvuza uti iyo uri umuntu umwe urumva ko karimo inyigisho karimo n'isomo. Iyo ngo nyine iyo uri umuntu umwe njye mbwira abantu yego mwikake nkabwa ati rero mwegera nk'umuntu w'inshuti yanjye, ariko umuntu w'inshuti yanjye niwe ngira inama ati nakubwira uzirinde kubana n'undi muntu. Iyo ubanye n'undi muntu ubuzima bukagukubita ubwo mwese birabacanga. Nta wagufasha kandi uri kumwe n'undi, ariko iyo uri wenyine bakaba bizwi kuri wenyine kugufasha biramworohera. Yego. Ubwo nimba umuntu aguhamagaye ngo ngwino unsure uhita ugenda ukirira bikabirarangira wagataha nuko ukijyana ugasanga Imana ati Imana ushimwe kuko wangaburiye, izi Imana ikongera igaca kandi kanza ikongera igaca kandi kayira sibyo ukongera guca ubuzima bwakomeza kugeza igihe izagutabarira. Ariko nyine ukaba wiryamiye babyita amano. Mbese nuko ngo nawe umeze nk'urutunzwe na amano. Ni mano n'ubundi ntago ndajya. Mpamvu usanga bamwe bambwira Nyarudindi kutaza n'umugore ntuzane se nari najya naye nicara mu Pendo. Anita Pendo afite umugabo. Aha, ariko nuza ujye umwumva inde obita Shadibu. Shadibu ni umukobwa se cyangwa ni umugabo? Ni umukobwa. Usinga bamenye. Njya wamvuga uwonze ni nuza. Inde? Nuza nawe ni umugore ariko. Inde? Nuza Noresi. Rwose pe. Rwose n'abakobwa ndabemera. Ariko bajye bandemera ibyo kumbwira ngo bankunze kumunwa. Ikibazo nyine umukobwa ntaguha amafaranga uramumarira iki? Umukobwa ntaguha amafaranga uramumarira iki? Icyambere ntagusiramuye. Icya kabiri witonze muri iyi si umugore ashaka umugabo agira ngo babyarane. Nicaka ndabikata ariko tuvuge reality, tuvugishe reality. Ubu mbeshya ngo abakobwa ngo baragushaka, abandi ngo baguhamagaye, abandi ngo babuze icyo baguhereza, bamaze nibareka ndetse baracaka bambaza iki. Ahubwo mva nkubwire njye ntago niyemera, ahubwo wowe uriyemera. Njye ntabwo niyemera. Nyarudindi tuvugishe ukuri. Ndi umuntu uca bugufi. Ariko guca bugufi nibyo bituma avuga ngo barakushegera ngo barakurwanira ngo ubwiza. Ucyambere uribona uvuga ko uri mwiza. Ndi mwiza nyine. Kandi ngo uteye ngo uri mwiza cyane ngo urutana Abayisiraheli mbonye. Icyo ni kimwe. Mu bundi muri ibyo bintu umugabo utangiye kwigira gutyo abatangiye kujya yibona, kandi kwibona ku ijambo ry'Imana ntibyemewe. Icya kabiri uravuga uti Reba namfite iki nta mafaranga mfite, nta nzu mfite, nta modoka mfite, nuko ariko ngaho mbwira umukobwa aragushegera ngo umufashe iki? Ntujye ubomorana nturi nka nzovu, ntubomorana. Araguha ibintu bye urya uhage, nurangiza ugarame uryame, ubura ari ikintu mumarira. Uwo mukobwa aragushaka hiki? Ajye banamorega ubamarira iki se? Ukunze gusa ku munwa gusa nyine ubamarira iki? Vuga ikintu bamarira ubakiza umusonga. Ngore so uwo baba baneza wo si mukeya. Nese wagiye uwivura? Nibi yaririmbye gukiza umuntu n'ikimwigishemo, umuntu n'ikimwigishemo. Ni Majid Buradio niwe waririmbye iyo ndirimbo. Umuntu n'ikimwigishemo bibaho. Uragera yifite umuntu n'ikimwihishemo. Indirimbo yihebye none Nyarudindi nawe uzajya ugifatirana ngo nuko ndi umunyacyaro. Waririmbye ngo iki? Uyu muntu n'ikimwihishemo. Komeza numve. Majid Buradio niwe wayiririmbye. Umuntu n'ikimwihishemo. Twambutse Nyabarongo. Twambutse Nyabarongo tubabaye hajya. Tuze Kigali tubabaye. Tuzambuka Nyabarongo dusubirayo nuko nguko ayiririmba.
aya yindi ngo umwana ararira iyo sibaho irahari nyine umwana ararira nyine arira ateze uravutse waze ku isi y'ibibazo isi y'amarira umwana ararira twambutse Nyabarongo umuntu ni kimwihishemo yadereba kuyikurura yananiye kuyikurura mu gihoni uzamuhamagare Majidi Burajya yikubwira iyo ngiyo umwana rero niba yiririmbye na ya yindi umuntu ni kimwihishemo umuntu ni kimwihishemo na ya yindi ngo nambutse Nyabarongo Nyabarongo ni Kigali hajya Nyabarongo ariko umenya indirimbo yitwa Nyabarongo yo nkizi ni ngo nyine ni ya Majidi Burajya nayo yindi umwana ararira ariko umwana rero ntabwo ndi kuyumva ngero iririmbe numve ko iri bundi buyikure umwana ararira waze ku isi ogere kiri gitero babarira kindereho nawe Majidi Burajya umuntu ni kimwihishemo rega umwana ararira ngo waje ku isi kuvuga ngo afite izina rihambaye rigize ute ngo ubura ngo ni mwiza hoya arakurusha se arakurusha andusha iki ubwiza n'amanyenyeri jewe ubwiza nunge n'ubwiza bw'Imana nyine Imana inyihera kubera ko Imana nyikorera natayijyajya n'inyenyeri mu buryo bw'umwuka n'ubudahangarwa mu buryo bw'umwuka n'igitinya mu buryo bw'umwuka n'igikundi mu buryo bw'umwuka byose mbese yabinsizemo yego ubwo se naba mfite amafaranga ari cyo bankundira gusa se mama wapi rero ninjya amafaranga bazankundira n'icyo noneho umukobwa wajya nsura yajya ahitaho kwamira azi ko buriya kera nayo ntabwo urenze ko ugiye umenya n'indirimbo z'abahanzi batarabaririmba indirimbo z'Imana uwaririmbye indirimbo ya Knowless arangije aragutaginga kuri Instagram aragapostinga akavideo ka utakanyeretse ibyo nabyemera gute yarabikoze yandi ivuga ngo yandi waririmbye ivuga ngo ngira ngo nituberanye ivuga bavuga ko tuberanye kandi bavuga ko mutaberanye kandi turaberanye oya ntago ko wari wayiririmbye ko bigucanga nakomerezaho bavuga ko tuberanye bavuga ko tutaberanye kandi polisi n'abasirikare ndabizi n'abashuhuza abapolisi n'abasirikare na perezida wacu w'igihugu abapolisi barambwira ati njye suhuza perezida wacu w'igihugu ngo yazagera yabibona kenshi yagera akazamamagara akantumaho tukagenda tukaganira ikintu namusaba umubano w'ubucuti nicyo cya mbere bujya wasaba perezida ubucuti nicyo cya mbere ubucuti kujyana ubucuti n'umuntu ndabyemeye ariko se uranza kubwira ati uhuye na perezida akakubwira ati rwose nsaba ikintu kimwe uramva ubucuti n'umuyobozi mukuru w'igihugu biragoye kujya muhura no kujya umusura biragoye akakubwira ati amahirwe nguhaye ba witonze amahirwe nguhaye nsaba ikintu kimwe wumva ushaka urabizi ukuntu ukeneye inzu ukeneye ibyo kurya ukeneye ibyo kunywa wamusaba iki nagahita gwikina ako kanya nibishoboka wabigenza ute rero ntabwo bishoboka ntabwo ahita gwikina ako kanya wamubwira ngo Imana nayo iramanzi ikabona ko ugomba gusabana nayo yego wamubwira ngo iki rero mwahuye iki ikabona kuguha isezerano akubwira ati ngaho nsaba ikintu ushaka wamusaba iki wamusaba iki mwabaye inshuti muri kumwe muri mu biro akakubwira ati nsaba ikintu ushaka ndagiye bahite bakiguha ni ubucuti bwanjye nawe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame cyane ibyo byo byonyine niyo bimubwiye ndabizi n'ibibwiye n'umuntu wese ukomeye ibyo aragenda bikaba bimurimo neza akicara gutekerezaho igihe kirekire ntabwo ahita gwikina ako kanya izo perezida ukuntu aba afite ibintu byinshi byo kudutekereza ukuntu bingana cyane ahita agira nyuma yaho nibwo akubwira ati ngaho none nsaba icyo ushaka ngaho basezere twe turi kwisezerera sezera n'umufuka ngushyiremo ngushyiremo nyine nusura nkamera igice nese umufuka iwushyira ku ruhande
uretse ariko gutwaye iki sako uwo mufuka ushushanyijeho udukobwa bakobwa nyine se si beza si tujya kubatereta se ako wese ujya utereta jye baranereta sinjye nereta jye abakobwa baranereta yes reka mbasuhuze kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri hose ni Sia TV njye nitwa Theogene imbere yanjye ndi kumwe na Nyarudindiri. Nyarudindi umeze ute? ndaho meze fresh aha nahe rero mfite agafuka mwamere wese n'izo nkweto rwose nagushyizemo urimo urafungutura se izi nkweto nagushyizemo kabisa mwamere wese nyine n'aba bakobwa bagaragarizemo urabakunda se bamwe bari kubyina ba naho ndi muri sitora umukobwa yari kunyarurira undi araza ngo nagukunze si we wanyaruriye undi ati nagukunze nuko aka bakobwa bose bakubwira ngo baragukunda ubu umaze kubahaga koko abakobwa niwe bahaza bahaga ese umbwira uti nuko nta kibavaho bavuga ngo bankunze gusa wese ikikuvaho ni igiki njyewe se ntibambwiye ko bankunze bampa ikintu barebe nanjye icyo ndi bukore bo nibakore akantu rero ko nawe utababomorera uzanye ibyahindi bya metero nzovu hoya ariko ntugafata ibintu ngo uhite uvuga ngo ni ibya metero nzovu ntabwo ubundi ni ukuvuga ngo ijambo kubomora ni ijambo bahaye inyito kurera metero nzovu ritari ryo ubundi ntabwo si uzi ko basigaye bavuga ngo kubomora ngo ni ukugira ngo kubomora ngo indaya ariko kubomora ni ijambo ry'ikinyarwanda risanzwe nk'inzu yabomotse inzira yabomoka kubomoka ni ibisanzwe bigira amagambo ahinnye kandi bose bamaze kumenya icyo ushatse kuvuga utuvuye muri resitora abantu bari bari kukwarurira barakubwira ati turagukunda umuntu rero ahita ambwira ngo ngende wanamugani abantu baze kureba ukuntu yicaye reba Nyarudindiri nawe impamvu yabyibushye iyi Kigali uzayibasha pe Kigali nzayibamo nzayibamo hari n'undi wavuze ati Nyarudindiri Kigali azayibamo nawe utazayibamo nka Nyarudindiri ngaho asubiye mu cyaro yiruka wasubiye mu cyaro umuntu wari unjyanye muri sitora arambwira ati jya mu rugo urasanga y'umugore araguha umuceri nese ako gafuka bakwaruriye byinshi birakunanira ubishyiramo ako gafuka karimo iki agafuka nyine njye nariye nyine muri sitora hano Nyabugogo birasigara ushyira no mufuka oya se ngibize y'umuceri bamaye yego byerekane n'umuntu wese ajya amenya ko umuzi umuceri si nguyu umutanzaniya nomero ya mbere kandi umutanzaniya nimero ya mbere kandi iyo waguraga undi utubuka cyane ahubwo nawe ubwo ari ibiro bibiri cyangwa bitatu ni mwinshi uwo nguwo kandi nariye Nyabugogo ukunama bikunaniye wese urongera kurya reba kabunga uko badukunda dakunda kabunga bamaye nk'aho bagwaye gake ariko nkunda umuceri byo biraje mu rugo nyine ejo natetse amateke nariye ejo nijoro mu gitondo nariye yabwayise umuceri nzawuteka rero ubayeho nk'icyana cy'ingagi icyana kimwe cy'ingagi ubundi bwo iyo uri umuntu umwe wibana birakorohera mu buzima yego birakorohera umuntu akakuvuga ati ngwino unsure ukarya ubwo birangiriye aho nta wundi uraguseteresa ku ruhande ubwo ni uko utaba wijyamire aheza Imana irongera igira icyo ikora uri wenyine ako kantu ihangane wongere ugasubiremo hari ikintu kafasha abantu bamwe na bamwe akuvuze uti iyo uri umuntu umwe urumva ko karimo inyigisho karimo n'isomo iyo ngo nyine iyo uri umuntu umwe
njye mbwira abantu yego mwikake mwabwa ati rero mwegera nk'umuntu w'inshuti yanjye ariko umuntu w'inshuti yanjye niwe ngira inama ahubwo ati rero nakubwira uzirinde kubana n'undi muntu iyo ubanye n'undi muntu ubuzima bukagukubita ubwo mwese birabacanga ntawagufasha kandi uri kumwe n'undi ariko iyo uri wenyine bakaba bizwi ko uri wenyine kugufasha biramworohera yego ubwo nimba umuntu aguhamagaye ngo ngwino unsure uhita ugenda ukirira gutyo wagataha nuko ukijyana ugasanga Imana ati Imana ushimwe kuko wangaburiye izi Imana ikongera igaca kandi kanza ikongera igaca kandi kayira sibyo ukongera guca ubuzima bwakomeza kugeza igihe izagutabarira ariko nyine ukaba wiryamiye babyita amanu mbese nuko ngo nawe umeze nk'umuntu utunzwe n'amanu ni manu n'ubundi ntabwo ndajya mpamvu usanga bamwe bambwira nyarudende kutaza n'umugore ntuzane se nari najya nayo nicara mu nzu yanjye se yewe Imana narayikore n'ubu mbivuge neza nibaseke bandwanye batandwanya uzandwanya ntazanshobora Imana izamanuka imukubite kuko Imana yarasanze yambwa ati mwana wanjye hari uzapfa kuzize bagiye kujya bapfa bakuzize ati uzagutunga urutoki ati nzamanuka namwica ahubwo aveho ariko umwana wanjye nkurengera niko Imana yavuze ariko izanabara nzazana umugore mvuga ati ndi mu nzu yanjye pana ubukode ko Imana ifashe niko igufata nyine ariko nibyo si n'ibiki ugize ngo ntihari abantu benshi uhuguye iyo uko Imana uyifashe niko igufata icyo imenyeze nicyo kandi bishaka kugira ngo nimba igushubije igutabaye wikwibagirwa ijya uhaga ariko wibuke na ba bandi mwabanye mwaruhanye muri inshuti batarigeze bakuvaho Imana niguha amanu nabo bibuke nabwo uranabibuka ntabwo wabibuka ari uko yaguhaye ihera ku tuntu dukeya hari umuntu wanyureza udufaranga wo muri Amerika umuntu bagiye kumusohora mu nzu ndamubwira ati akira ariko ameze y'icumi si yahise yishura se agafone nari mfite kakanuza ka Airtel ni kaneshaga umutwe nuko bigeze aho ndagenda ngura iyisimbura iyo ka Airtel nkihera undi muntu utari ufite na telefone n'imwe gusa wari uko nakoze cyane kuri nako utagize pe kandi ntacyo ndakora ntago Imana irama Imana ambwiye ko nzafasha abantu benshi cyane babandi nyine bagukomeza none se iyo ubonye ibyo urimo nawe bizagera ubu ntacyo namufashamo kandi bamenye ko ufite ibanga mfite ibanga ry'Imana Imana niyo imfitiye umubare wayo w'ibanga umubare wanjye ni Imana iwufite niyo mpamvu ubu n'ibyanjye byose bicanga benshi n'uwita umunyabwenge nawe ibyanjye biramucanga none se uravuze uti abantu baba bonyine cyangwa se ati kuba wenyine biba ari byiza hari nk'abagabo nk'abasore mikoro urimo kunyumva kutambe kuteri kutambe za kuteri oya wevuga sindi kukumva se ntabwo uri kunyumva kandi nta kuteri wambaye nziguzambare kuteri uri kumva kuteri ntabwo ndi kuzambara uravuga cyane bigatuma numva mu matwi bitavuga neza mbese none ubu nibwo uri kubyumva neza kunyumva neza yego none se wari uvuze uti aho kubaho wenyine kuko ni byiza kandi koko wanamugana uduhaye n'impamvu zumvikana abantu b'abasore bo banze gushaka wenda kandi bafite n'amafaranga bafite n'ayo mazu yabo bafite n'ubushobozi bwo kuba bashaka abagore wenda bamaze kurya bagahaga wowe urumva nturarya ngo uhage kugira ngo usagurire ntabwo ndajya ndacyari kuri manu wowe uracyari kuri manu ubundi nzajya mage ari uko nicaye mu nzu yanjye ngura umufuka w'umuceri ujya gushyira undi ngura icyo nshaka abikoreye imbuto mu gataro yewe muzane mbagungure muzane ngure ironji mira
ironji umira, umuneke unyuraho mira, nakinyuraho na kimwe, uca ku bushera winywera, ubushera mira, ivoka oya, ikigage cyo ntabwo ari cy'abarokore. Umuneke mira, voka mira, iki cyose mira, uwo nguwo ni wa wundi wageza agera aho Imana yishimye ko agera ari kujya gahaga. Ubundi ntondekanyiriza ibintu, amagi amagi atakunyuraho atizana ngugurire ateka amira, nuko ibyo byose mbivuze umunsi umwe wose, n'umunsi umwe wose. Njya nsubiriramo ibintu unywa n'ibintu urya ku buryo amafaranga ntuyabona, uzajya wanamugana uvuga uti ibimira ibinywa ibi ngibi biza mbishugunya ku ruhande. Ubwo harimo nk'inzoga, ibigage byo ntabwo ujya ubinywa, byo ntabwo ujya ubinywa. Noneho ngo mbwira umunsi uzaba ufite mbwira umunsi uzaba ufite amafaranga niki kizajya kiza hita ugura, ukinyuraho uhita ukigura. N'amata, amagi nayo nyabaza ariko nkasanga nta kintu mfite nyine. Mbese nyine imineke y'imbaragara, nuko nyine kubera ko ngewe iyo mbonye nk'udufanga ngura nk'igisare cyose cya poyo. Poyo kuko umuneke umwe urahujya ugahaga, ntagira iryoshe bagira ngo mage, ariko nabyo n'ubundi bikanga nkongera nk'ejo nkayifuza. Ariko se ubundi nk'umuntu usenga Imana kandi ujya usoma Bibiliya, guhaga umuntu akiri mu isi birashoboka? Ubundi reka nkubwire, birashoboka pe. Imana yabwiye Abisirayeli iti nimugera i Kanani mukajya mugaga ntimuzibagirwe. Uzi ikintu Imana yari ibabwiye? Yari ibabwiye ati ntibazibagirwe aho bavuye, bazibuke bagaburira n'abandi ndi mu bantu. Ibyo bavugaga nibyo, ibyo bavugaga zaranukaga inkweto zawe izo nahoragamo, ariko urarandahinduranya nta kibazo. Ubuse iyo bitaba ku YouTube nari kubibona, n'iyo nzu izaboneka gutyo, genda bikubwiye, n'umuzungu azaboneka gutyo. Hari ni wari ugiye kuza ndetse ababihagaritseho gatoye muri kira gihe Nyarudende wagereka yaragiye kuza aza he? Aza kukureba bizagucanga rega. Nawe wanyifatiye, nawe kuba wanyifatiye nanjye kumwifatira. Nyarudende wanyifatiye mwana. Azaza nataza azaza undi. Cyo nuko Imana izamuhagurutsa biciye kuki bite nuko nzajya nca ku YouTube. Mana yarambwiye ngo te mwana wanjye ntabwo uzazima ku YouTube. Kwiki cyane rwose, kandi ama YouTube akiri hasi agishinga niyo ari kungirira akamakuta yandi ya mbere. Bisa n'ibiki aya ngaya niyo ari kumibira aya ngaya umuntu agishinga ikiri hasi, nta mushiha ntaki, niyo ari kugira ute ari kuma ibirayi kuruta ari ama YouTube ya mbere, kuruta n'izi nsengero namanzize nirukamo bwa mbere ngo ndi kuririmba. Sinaburaraga imitsi ngahe kandi nagiye kuririmba diri Nyarudende. Nibyo dushaka. Hari umushinga wigeze guterana n'ubu ngubu ukiriho, ariko mu myaka nk'icumi yashize nka 2015 2016 niho wasangaga babisensibiliza kubikora cyangwa se bakora mobilisation yo gukora icyo kintu. Bakora iki? Ikintu abagabo bari barabategetse kwisiramuza, cyitwa igitsina gabo cyose aho bari bakahagira ati mujye kwisiramuza hateje mutarwara indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, sida, imitezi, mburugu. Urumva icyo gihe wagiyeyo nawe warayobotse ujya kwisiramuza? Umva reka nkubwire, wowe uri kuvuga icyo gihe kera imyaka ingayira imyaka ingayira hashije nk'imyaka nka 12. Numva ngenzi ko ibintu byo kwisiramuza cyane noneho bagezeho baravuga ati rwose bitangira no kuba nk'inenge nko muri 2015 na 2016. 2015 cyana kane nari ndi na Kigali kuko nageze na Kigali 2012. Wewe wari icyo gihe wari isiramuje? Aho si ibyo bizanye gute katari byo twari turi. Ndakubajije ariko kuko ejo ushobora gusanga uwo muzungu ashobora kuza ugasanga afite ibirwara
arabikwanduje umuzungu abazungu ntabwo bapfa kurwara yewe nibo rero niba bigirira izo ndwara nayo ibyo birwara wumva byose nibo byaturutse yabaye yanazaga vuba ahubwo yashaka akabigutera ibyo si bimbwiye iki pfa kuba nshaka umuzungu none se umuzungu aramutse ashaka kubwira ati mu buzima bwanjye nagukunze pe ariko sinshobora kukubana nawe udasiramuye byagenda bite ndabizi si ubizi bizaba byaratunganye ntabwo ari ibanga dore ko bamwe batangiye kuvuga ngo narapaganye ngomba mvuga ibiki ni ibintu leta ishiramo murari yego n'abapolisi ndabashuhuze n'abasirikare baranasiramura mu basirikare baba babinsisikariza ariko hari abantu reka nkubwire none nimbisubiremo abazadukurikirana iyo winjiye mu by'Imana ari ahantu ushobora kwinjira ukagira ute nawe ubwawe ukabura ibyiringiro kubera iki kumva ngo ariko nawe hari umuntu nahaye ikiganiro baramubwira ati rero uhamaganye udindire aguha ikiganiro numuzanamo iby'ijambo ry'Imana urasha iby'ijambo ry'Imana ntabwo ari byo bimurimo ntabwo ari byo bimurimo wowe muraganira bisanzwe umubaza ibyo umubaza n'utamubaza ibyo ntabwo zikawe baramubwira ati natwe turi abakozi b'Imana b'abahanuzi ariko unyadindira uburyo akora tumaze kukumenya Imana yamuhaye tumaze kuzimenya n'izo mpamvu nizo zituma tubona amaviyuzi ntabwo ari ukubwiriza si uko kubwiriza twe bakabona nabona viyuzi ariko ngo wagira ngo byaje gutya nuko ubumama nuko ubwo rero nkajya nivugira ngiye kubona kuko njye ndebera no mu mwuka mbona nsa nkaho namucumusha mpita ngira ute ibyo nari ntekereza mpita bireka nanjye ninjira mu byo agiye mu by'ijambo ry'Imana ntabwo byarebwe yagisha ariko ncyarebwe mu by'ukuri wowe uri kuvuga namuhaye bibiri cyarebwe n'icyo nari ndi njyenyine iyo uri kuvugira iby'ijambo ry'Imana ntibirebwa ntabwo bireba ninde ukibikeneye se bakeneye utuntu ukora utazi iyo biturutse ugasetsa abantu mbese nyine iyo mvuga se ngo ndi koteti zigenderana na viyuzi ugira ngo ni iki ni uko nguko bimeze buriya kuba mvuga gutyo ngo naraguye kereka ko hari ibyo Imana yigeze kunsangira ngo ati garukiraho nka bariya duhura b'abakobwa ngo ngaho tumasurane ngaho oya rwose tuganire nuko nyine ariko nurengere wirinda kurengera ariko nawe iyo winze mu Mana cyane mpaka ugakabya bigera ugata umusaraba ari ugukizwa ukarenga umusaraba n'abantu nabyo bazi ngo iki ari ugukizwa cyane byo bita kurenga umusaraba ntacyo ukijije nta n'icyo wishe warenze umusaraba nese wowe uri ku musaraba muri ibyo ntacyo uri gukiza nta n'icyo uri kwica nese wowe uri hafi y'umusaraba warenze umusaraba wibambye ku musaraba uri he ngewe ndi ku musaraba ubu niho uri ndi ku musaraba Imana nisanga ikambwa ati gira gutya na gutya imbere hari umutego Imana ikansanga ikambwa ati imbere hari umutego ariko ibi byose ni Imana binyihereye nshimye ukuntu nibimvuga ngo indirimbo za Roza Muhando mbere ubwana ngo nibyo mba nisizisha Imana Nyarudindi Imana izaguhana uririmba indirimbo ya Roza Muhando nabi kandi uyizi mwabwa tere na Giswahili nzi nuko nguko ese kukiririmba kandi nabyuze kukiririmba kandi nabyuze ingo nyine nikisaka kumwereka ko mukunda Roza Muhando mukunda ibazi kugira ngo Roza Muhando mbe musaza we mu buryo bw'umwuka na wabe musiki wanjye mu buryo bw'umwuka none kuri tubi wandika Fande Nyadindi musaza mujya muhura se mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umwuka kubera kurimba indirimbo akaza kunyirebera nubwo bagiye bacisha hirya no hino bakanje amafaranga gucyo bwerere nabizi ariko Imana iraza indengere mu buryo bw'umwuka mujya mubona none munimba ndirimbo ya Israel Mbonyi incuro zingahimo yayindi Giswahili cye nta nico nzi kataravuga teka reka nje nshaka uriya muntu duhure ukaba yumva biririmba nabi nabo arabizi ko nta Giswahili nzi wagiye uririmba iz'ikinyarwanda Roza Muhando yaje se
yaje muri konseri ntabwo yaje kukureba. Nta makuru se. Aya naye ntabwo ngiye nsanzwe nzi amakuru y'ibiki byose ariko naye ntukambeshye rwose. Wakakwiye kumbaza ibyo wicaye aha ngaha nawe ukaba viyuzi zigendana. Yaje kukureba se, yaje kukureba he? Bizabacanga. Bibacanga iki? Wowe zagize umbeshye ngo Nyarudini. Nawe uraje nka babandi. Aha. Gereka kubeshya kuko. Rwose pe. Rwose n'abakobwa ndabemera. Ariko bajye bandemera ibyo kumbwira ngo bankunze kumunwa. Ikibazo nyine umukobwa ntaguha amafaranga uramumarira iki? Umukobwa ntaguha amafaranga uramumarira iki? Icya mbere ntagusiramuye. Icya kabiri bawitonze muri iyi si umugore ashaka umugabo agira ngo babyarane. Nicaka ndabikata ariko tuvuge reality, tuvugishe reality. Ubu mbeshyanga abakobwa ngo baragushaka, abandi ngo baguhamagaye, abandi ngo babuze icyo baguhereza, bamaze nibareka ndetse baracaka bambaza iki. Ahubwo mva nkubwire njye ntago niyemera, ahubwo wowe uriyemera maze kubibona. Njye ntago niyemera Nyarudini tuvugishe ukuri. Njye ndi umuntu uca bugufi. Ariko guca bugufi nibyo bituma avuga ngo baragushegera ngo barakurwanira ngo ubwiza. Ucyambere uribona uvuga ko uri mwiza. Ndi mwiza nyine kandi ngo uteye ngo uri mwiza cyane ngo urutana Abayisiraheli mbonye. Icyo ni kibi. Mu bundi muri ibyo bintu umugabo utangiye kwigira gutyo abatangiye kujya yibona, kandi kwibona ku ijambo ry'Imana ntibyemewe. Icya kabiri uravuga uti ndeba mfite iki nta mafaranga mfite, nta nzu mfite, nta modoka mfite, nuko ariko ngaho mbwira umukobwa aragushegera ngo umufashe iki? Ntujye ubomorana nturi nka nzovu, ntubomorana. Araguha ibintu bye urya uhage, nurangiza ugarame uryame, ubura ari ikintu mumarira. Uwo mukobwa aragushaka hiki? Ajye banamorega ubamarira iki se? Ukunze gusa ku munwa gusa nyine ubamarira iki? Vuga ikintu bamarira ubakiza umusonga. Byengorere sa uwo baba baneza wo si mukeya. Nese wagiye uwivura? Nibiki suze mvuze ibiki? Oya uzivuze ibiki? Saravuga uvuze ibiki? Gusobanura n'ibitari byo. Uvuze ibikize? Nibigucanga. Sanze nirwariye. Warwaye se? Ukishima se? Ibyo birakureba. Abakobwa barankunda da. Nta nubwo umuntu yarwaye mubwira ati rwara ubukira. Ikintu bankundira bikancanga nanjye. Kubera ubwiza. Ni ukuvuga ngo nawe iyo umukobwa akubwiye ngo iyo umukobwa akubwiye inyenyeri nibyo ngo baba bashaka. Ese inyenyeri wadodesheje mu bitenge barazimaze iki? Ibyo se birakureba. Uzagenda ubidadese nawe. Ngende kuvuga inyenyeri yo mu mwuka. Ubwuka sura uragenda umuntu akawubona. Ubwiza mvuga n'ubwiza Imana nyihereye. Bugaragara se? Ubwiza bw'amafaranga, nagara ubwiza bw'uko ndi guhinduranya nisiga amavuta yari yo yose yayandi. Yego, reka twisoreze ikiganiro wakoze. Soze ibiki ko ari wowe umamagaye. Mbaza ibyo mbaza nuko mbaza na Kari Murore. Akari Murore ngo baza nakaye. Keretse nukiba. Mbese ko wabimbajije bya Kari Murore ibindi mbwira. Ese niyo bavuze Kari Murore bashatse kuvuga iki? Kari Murore nyine nuko wavuze biriya nyine. Ibiheze. Iyo umuntu avuze ngo navuze na Kari Murore abashatse kuvuga iki? Avuga n'ibitavugika nyine. Ibyo bita kuvuga navuze avuga na Kari Murore. Uravuga nyine ukavuga n'ibitavugika. Ubu neza abakobwa muri. Ariko se muri bano bakobwa b'abastari babona b'abastari mbwira nk'abakobwa batanu uzi b'abastari uzi mu Rwanda bafite ubwiza rwose wenda nk'uko ujye mbwira Anita Pendo. Anita Pendo afite umugabo. Aha ariko nuza ujye umwumva inde obita Shadibu. Shadibu ni umukobwa se cyangwa ni umugabo? Ni umukobwa. Usinga bamenye. Njya wamvuga uwonze ni nuza. Inde? Nuza nawe ni umugore ariko. Inde? Nuza Knowless. Butera Knowless ni umugore. Anita Pendo ni umugore. Abo mvuga nabo twahuye abo bandi bo nabo nzi. Witwa Kate Bashabe uramuzi? Nabo nzi
njya mvuga abo twahuye gutya mbone nkubone gutya bose ndajya kuvuga abo natazi ndabizi. Ese gogo mwarahuye? Gogo se gogo niturahura ariko kumuzi se ni uko mvugana na manager. Ahubwo uri mu rukundo. Ndakwiyamye. Uraje mu rukundo kuvugana kare. None uramuhura pe. Uri kuvugana kare murore wowe. Akari murore gate kandi. Niba nari gogo uramuzi kandi gogo ntago mwahuye. Ibaze kutazi Shadibu akurikirwa n'abantu barenga miliyoni kuri Instagram. Uri kuvuga. Ni kare murore. Akari murore ni kuzashaka. Nakareka. Ngiye tukagogo ngo ni kare murore. Nakareka wapi? Ntabwo nta munyamakuru uzajyaho ngo amamagare amuze na gogo mu kiganiro manager tutarivuganira ntibishoboka. Reka da. Hujye ni wowe wihesha agaciro si umuntu wo hirya uzaguhesha agaciro. Umuntu aguha agaciro ariko wamanze kukwihesha. Nuko nguko rero bizajya bibacanga mwese. Yakobwa bakomeze banyikundire rwose. Eko bajye banamo bambona atakira 5 atakira 2 akira 10 gucyo nanjye nahe njye muke mvuga ati abakobwa bamfashe neza muri iyi minsi. Nuko nyine. None se nge nawe se turi inshuti se? Cyane ntabwo byemera. Niba naje turi inshuti. Yego. Aho kuvuga umuntu ko muri inshuti ni ibintu bya danje. Ni ibyawe. Ariko nawe rero uri umwana mubi. Uribaza ko nari ngiye kwiyemera ngo mbwira abantu ko turi inshuti ukaba byanze. Turi inshuti nyine. None se ko nawe utagiye uncuzugura. Bizajya bigucanga. Ngareka dusoze. Sohuza abapolisi n'abasirikare ndabizi ndabashuhuza abapolisi n'abasirikare na perezida wacu w'igihugu. Abapolisi barambwira ati njye mura suhuza perezida wacu w'igihugu. Ngo yazagera yabibona kenshi yagera akazamamagara akanumaho tukagenda tukaganira. Ikintu namusaba umubano w'ubushuti nicyo cyambere bujya. Wasaba perezida? Ubushuti nicyo cyambere. Nyarudeni ko ufite kujyana ubushuti n'umuntu. Ndabyemeye. Ariko se uranza kubwira ati uhuye na perezida akakubwira ati rwose nsaba ikintu kimwe uramva ubushuti n'umuyobozi mukuru w'igihugu biragoye kujya muhura no kujya umusura biragoye akakubwira ati amahirwe nguhaye ba witonze amahirwe nguhaye nsaba ikintu kimwe wumva ushaka urabizi ukuntu ukeneye inzu ukeneye ibyo kurya ukeneye ibyo kunywa wamusaba iki nagahita gwikina ako kanya nibishoboka wabigenza ute rero ntabwo bishoboka ntabwo ahita gwikina ako kanya wamubwira ngo Imana nayo iramanzi ikabona ko ugomba gusabana nayo. Yego wamubwira ngo iki rero mwahuye iki ikabona kuguha isezerano akubwira ati ngo nsaba ikintu ushaka wamusaba iki wamusaba iki muri mwabaye inshuti muri kumwe muri mu biro akubwira ati nsaba ikintu ushaka ndagiye bahite bakiguha ni ubushuti bwanjye nawe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Cyane ibyo byonyine niyo bimubwiye ndabizi nibibwiye n'umuntu wese ukomeye ibyo aragenda bikaba bimurimo neza akicara gutekereza igihe kirekire nagahita gwikina ako kanya. Eze bintu eze perezida uko nafite ibintu byinshi byo gudutekereza ukuntu bingana ubwo yakwibuka Nyarudini nyuma yaho nibwo akubwira ati ngaho none nsaba icyo ushaka ngaho basezere twe turi kwisezerera sezera. Ariko se kubera iki usuhuza abapolisi ugasuhuza n'abasirikari ko atari bo bonyine bacunga umutekano kuki udasuhuza n'abandi kuvuga abaducunga umutekano se suhuza usuhuze bose bose ndabashuhuje ariko cyane cyane abapolisi n'abasirikare dufite ibagarira icyo biba bivugiye abadasuze suhuza n'abadaso n'abanyerondo yewe impamvu nsuhuze nuko ari bo babinsabye abapolisi n'abasirikare abasirikare baba bari hariya kunuza kuri minisiteri y'abasirikare hano Kimihurura nibo babinsabye ngo njye mbasuhuza n'abapolisi nabo barabinsaba
ngo njye mbasuhuza barampfana. ariko hari n'abanyerondo twahuriye hano hepfo barambwira ngo ugiye gukorana Nyarudindira ati atumubwira ajya dusuhuza natwe. Najyana urabahimbiye. Ese kubasuhuza bitwaye iki? Wewe basuhuza nyine ngwino hano basuhuza. Ntabwo bashaka se. Bakubise babaye wewe wahuye nabase. Ngwino hano basuhuze bayibone ko kubasuhuza. Ese ntabwo bashaka wowe? Ntabwo bashaka. Babyigoreye bafite ibanga. Nuko ngo abadaso kopeve inuza abanyerondo bo ubwabo ntabwo ushobora kubasuhuza. Abashinzwe gereza bose si bacunga umutekano w'igihugu. Wowe babwiye ngo basuhuze njye ntabwo nahuye nabo ngo babimbe. Wowe ntacyo muvugana? Njyewe abapolisi n'abasirikare kari bo bagiye babimbwira n'ubu ngubu baba nabimbwiye ati turagufana turakwemera. Atujye ukomeza wambare rwose ni wowe bibereye. Iriya myenda yawe tuzambaye n'ibindi birenzeho. Naturi umusirikare wa Yesu. Dore n'abandi nibandemere nk'uko uyu yandemeye. Dore reba handitseho Karindari. Barabibona. Nuko nyine. Ariko ujya wenda tuvuge ni hari igihe ujya wumva nk'umuntu witwa nk'izina, umuntu yitwa nk'akazina ukajya uhita uvuga ati uwo muntu ni na mwiza uko byagenda kose. Nk'izina irihe? Wenda tuvuge nk'umuntu witwa Beyonce. Beyonce? Tuvuge urugero umuntu wumvishe witwa Beyonce ubwo yaba asa nabi nyine. Waresha umweza ni umutima. Takuvuga ngo urazana isura nziza ugasanga noneho navuye naho ugiye. Ariko ubwo ku buryo umuntu yakubwira ngo yitwa Kirimensi ya Mutarahura ukumva ko ari mwiza. Kirimensi yasa ariko ibyo kari amazina n'ubundi. Katari ibyo bivuga ngo usanga uvuga ngo ni Kirimensi ya ariko arasa nk'imbabura bajugunye muri puberi. Ukabyumva gutyo gusa. None se wenda tuvuge ndavuze ngo wenda uravuze ati Kirimensi ashaka kuba asa nk'imbabura bajugunye muri puberi. Wenda akavuga ati nka DJ Crash ubwo yaba asate. Simbizi. Gereranya nyine wumve. Gereranya ibiki ariko. Ko mwiza ari umutima buryo ko umuntu ari ikimwihishemo. Ibyo ni ibiki. Hari umanza aririmbye ngo umuntu ni ikimwihishemo. Nuza magindi di brage. Yaririmbye gukiza. Umuntu ni ikimwihishemo. Umuntu ni ikimwihishemo. Ni Majidi Brage niwe waririmbye ndirimbo. Umuntu ni ikimwihishemo. Ibaho. Brage arayifite. Umuntu ni ikimwihishemo. Ndirimbo yihebye none Nyarudindi. Nawe uzajya uyifatirana ngo nuko ndi umunyacyaro. Bwaririmbye ngo iki? Uyu muntu ni ikimwihishemo. Komeza numve. Majidi Brage niwe wayiririmbye. Umuntu ni ikimwihishemo. Twambutse Nyabarongo. Twambutse Nyabarongo tubabaye hajya. Tuzi Kigali tubabaye. Tuzambuka Nyabarongo dusubirayo nuko nguko ayiririmba. Ayindi ngo umwana ararira. Yasibaho. Irahari nyine. Umwana urira? Umwana ararira nyine. Arira ateze. Uravutse waze ku isi y'ibibazo, isi y'amarira, umwana ararira. Twambutse Nyabarongo. Umuntu ni ikimwihishemo. Yadereba kuyikurura yananiye kuyikurura mu gihoni. Uzamuhamagare Majidi Brage ayikubwira. Iyo ngiyo umwana arira niwe yiririmbye. Na yayindi umuntu ni ikimwihishemo. Umuntu ni ikimwihishemo. Na yayindi ngo nambutse Nyabarongo. Nyabarongo ni Kigali hajya. Nyabarongo. Ariko umenya indirimbo yitwa Nyabarongo yo nkizi. Ni ngo nyine ni ya Majidi Brage. Na yayindi umwana ararira. Ariko umwana ararira ntabwo ndi kuyumva ongera iririmbe numve ko iri bundi buyikuri. Umwana ararira. Waze ku isi. Ongera ikiri gitero. Babarira kingereho nawe. Majidi Brage umuntu ni kimwihishemo rega. Umwana ararira ngo waje ku isi. Hari kuvuga ngo afite izina rihambaye rigize ute ngo ubura ngo ni mwiza hoya. Arakurusha se? Arakurusha.
andusha iki ubwiza n'amanyenyeri jewe ubwiza nunge n'ubwiza bw'Imana nyine Imana inyihera kubera ko Imana nyikorera natayijyajya n'inyenyeri mu buryo bw'umwuka n'ubudahangarwa mu buryo bw'umwuka n'igitinya mu buryo bw'umwuka n'igikundi mu buryo bw'umwuka byose mbese yabinsizemo yego ubwo se naba mfite amafaranga ari cyo bankundira gusa se mama na wapi rero ninjya amafaranga bazankundira n'icyo noneho umukobwa wajya nsura yajya ahitaho kwamira azi ko buriya kera nayo ntabwo rero ko ugiye umenya n'indirimbo z'abahanzi batarabaririmba indirimbo z'Imana uwaririmbye indirimbo ya Knowless arangije aragutaginga kuri Instagram aragapostinga akavideo kawe utakanyeretse ibyo nabyemera gute yarabikoze yandi ivuga ngo yandi waririmbye ivuga ngo bigucanga ngo ngira ngo nituberanye ivuga bavuga ko tuberanye kandi bavuga ko mutaberanye kandi turaberanye oya ntago ko wari wayiririmbye ko bigucanga nakomerezaho bavuga ko tuberanye bavuga ko tutaberanye kandi turaberanye tutaberanye nuko nyine bizajya bibacana arayibagiwe nuko nguko arayibagiwe nuko nguko rero hari ibindi uhita uyishushura rero yahita kujya kugufungisha ushushura indirimbo ye yego ubu rero ukaba mu mwaka wa 2026 uteganya kuzaba ugeze ku ki twari turi gusezera ku bakunzi no kubasuhuza aya wambwiye ngo uri kubasuhuza ngo kubasezera ntabwo ujye basezera none se ko wari usoje ubwo bigenze bitubigaruye gute ese wowe usoza none jewe rwose pe upfa gusoza mwaka wa 2026 ngo hari Imana niyizi ifite ikizakora nge ntacyo nzi undi wanamugana ubwo ndakubaza ibintu bya 2026 utari wanahagera birakureba ibyo nibindeba manze mbona nibyo yambwiye muri 2025 iyo turimo nuko sinzo ko bizagenda mu mwaka uzaza ibintu bya 2026 ntibikureba ntago bindeba ibyo nzahugezaho nge ndabizi mfite isezerano rirerire ariko sinzi iti nzahugezaho ndi kuki naho nsingiye agati rero yego nanone yes reka rero nshimire mwebwe twatangiranye ikiganiro twatugereze ku musozo yitwa Nyarudindiri afande Nyarudindiri ngo ni musaza Roza Muhando ndi gusenga Imana ngo impa amafaranga ngure mashini ngure na kamera nakwemera nka iyo bambwiye nabona amashini yakoze iyo babubwiye ngo yakoze gukora 150 nsubiramo ntabwo bari kubyumva isabira inkunga gambwira basi